Jihad ahagaritse kongera kukuvugaho ibi bintu we ni wabihagarika. Jihad w'umutinganyi. Ibyo by'umutinganyi ibyo ni ibyanjye ntukanjyane mu maya matiko yawe. Ariko Brian, wabatinganye urabanga nawe. Ya ntabwo nkunda abatinganyi muri rusange, simbakunda muri rusange, njyewe sinkunda abage mbisubiyemo, ntabwo nkunda abatinganyi. Brian we ntabwo ari umutinganyi n'umurezi bien. Dumba. Dumba ntabwo njyewe narabatijwe, ntabwo nshaka kuzongera kuzana ngo muguhekeshe cyangwa mugushyire ku bwonko, ndakwiyamye. Brian waranyemereye sibyo. Oya mbanza wumve Dumba winyobya. Nagusabye service kandi ngize amahirwe mbasanze kuri live. Wambabariye konzi yuko ngewe nawe naje. None ikintu kimbabaza nukuntu ngewe nawe naje ari twe bantu bambere tujya dufata ya mbere kunga abantu. Nago nibaza ukuntu rero hagatanga umuntu umwe ari we none ari we watugirana ikibazo. Mana je wambabariye k'ibintu hamagara Jihad hano tubirangirize hano. Jihad w'umutinganyi. Shaje ntangiye kubona kutangiye kutuvamo nge na Dumba wapi none nangiye kubona kuri gusubira inyuma yawe yande. Ariko je kuri Jihad berereka ikibazo arangira akora amakosa. Oya ntabwo yongera abana uzi ukuntu batangiye kukubwira. Abana barakubwiye ngo that's how we do it. Dumba narakubwiye. Direba hano noneho bano bahungu banjye mfite hano uduhungu twanjye. Twinshi urumva none hanga mubura cerebura ati mutinganye twamukubise bikomeye cyane. Urumva bwose wimubura cerebura tumutinganye twamukubise. Reba bwose bwaje dore turaje bo niryamiye kuri matera za sempre reba bwaje bwibere hano muri ghetto kari ibishyimbo kari ibisurayi bugahita buza mu cyongereza sasa. Reba n'ubukobwa n'ubuhungu bwibere ahantu bwiyambariye boxer kari kicaye karimo karareba amabati ariko kagakubaga. Noneho nanjye harigeze kuri live uri kumva harigeze kuri live noneho bakabona ndimo ndavuga amabwa uri kumva noneho bigahita bitangira kumbwira bigatangira kunyandika ngo baga cyangwa twigendere baga. Iyo maze kubona nkabona bwaje ari nk'icumi, iyo mubona bwaje ari nk'icumi mukambwira ngo bagasimbage buhita bugenda bwose bukanagumura abantu uno bugatangira kujya buvuga ngo hangaho nta kintu kirimo ngo twigire kwa Godfather. Nta kintu kirimo bukunda amatiku kubi. Ariko rero nakubwira ibintu bya Jade nyirimo ndabikubwira uhita njyana mu bindi. Hariya wakabije je kugira gute wakubise cyane ari ukuntu umuntu agukubita agashigutya wowe kaza ikumi. Nuwango iyo mbona ko washatse kumenyera nuko mbigenza ndahutaza. Sinakubwiye ko nanjye Bulldog yankubise audio y'iminota 48 y'iminota 45 ari marakanyoko direct Bulldog ambangira deba wibeshe ngo urimo kurata kugahita ugwa kuri Pifla like that ngo ba Pifla baya nagahinja ntago Pifla nagahinja ntago ibyo bore yabasha kubivuga ibya Bulldog. Bulldog ko yaguhabije wa Pifla n'abana bavukiye mu gikire ntago bazi ibintu by'ubwo. Rata Pifla n'umwana wo mu bakire n'abana bagira kirara. Ntago yigize ikirara nyine bisanzwe ntago bafitemo ububoho. Ariko Bulldog ubuzima bwe ni bubi bwose kuva kiri umwana. Ubuzima bwe ni buriya nyine wallahi ni buriya nyine ni Ako rero kankubwira mugomba kwiyunga n'umuntu witwa Jihad. Mbambirangije nakasha ngewe ntago umuntu ugira ideology ntago dushobora kuzuzura n'umunsi wa rimwe bro. Banyarwandakazi ndashaka kubibutsa ko higeze kubaho saga Godfather yarayirimo harimo Jihad harimo na DJ Brian aho Kasuku
ya baramufashe ari abantu bane igihugu cyose bahita bamutererana Kasuku asigara ari umuntu umwe umuntu yamusigayeho yari Dumba jenyine icyo gihe jihadi n'abantu bose batwitse Kasuku bamugeza ku kagozi Kasuku niho yari asigaye ninjye wamubwiye ati muhungu wanjye Yesu kwiza twabaye muri byinshi fata hano uribuka ibintu nabwo uwo jihadi yavugaga se ubu ngubu nibwo atangiye ubu ngubu nibwo jihadi atangiye barakubaze barakubaga ndavuga ati je bya ewana byanze je nawe yarakoze ikosa nk'umuntu ngamakosa turakosa ariko abahungu ukuntu bamutereranye nahise mvuga ati njewe ibyo bintu birarangira je ashwana n'abana ba buri nguni na buri kantu nayo bamaze iminsi baranyanze twiyunze ejo bundi ariko nari mbizi ko je abitse jihadi ntabwo byari bwarangire gipanisha ubu rero je ndashaka kubwira isi yose ko uri murishura jihadi ariko uri muramushira mu nguni uri muramukuraho abafana je Dumba ntago iyo biza kuba ndimo ndamubeshyera ibyo mvuga je nanjye ntabwo nza kwemera ko jihadi umusiga icyasha kubera nzi bifu yanyu bro nabwiye abantu ngo bambabarire ndabasabye mw'abantu mwe muranga muri abantu 600 ziriya hate speech zose za jihadi mumbabarire mwongere muzinyoherereze nshaka kuza gukora ikiganiro cy'amasaha 6 mumbabarire mwongere mubinyohereze mwese mugende mubishake mubinyoherereze kugira ngo nibura abantu bagende babona icyo ngewe ndimo ndarwana na ideology ya jihadi ntago njye ndimo ndarwana na jihadi nk'umutinganyi azagenda atingane umva Dumba azagenda atingane niba shaka bamutinge no mu matwi jihadi kumugira inama nka jewe Dumba ureba kure agomba kuzajya abara amagambo cyane urakoze kubera ubu ngubu urimo urafata amagambo atabaze urakoze cyane urakoze nureba hano none tutangiye kugenda turimo turagendana sasa hapo tunaendana nukuvuga ngo ayo magambo y'urwango urumva sibyo ndimo ndavuga buretse gato kubwira ayo magambo y'inzangano n'ingenga bitekerezo yagakwiye kubigumana kazana bipfana atabishyize hanze oya je urabimura bisubiza ahantu ndimo kubikura jihadi hari amagambo atareka kubwire ibyo ngibyo by'ubutingani birakureba ari ibintu byinshi jihadi muri ubu butwiko bwacu amagambo uba ugomba kubara ugasubiza inyuma ukarekura rimwe irindi ukaryihorera urumva ugasanga rero we kenshi kubera bakeneye gutwika urumva ayo niyo magambo ahamagara abantu amagambo umuntu probably ashobora kuba atashaka no kurivuga ariko akavuga reka ndivuge riraza gukurura attention y'abantu urumva ariko bita muri ku mutima so rero jihadi ameze nk'umuntu ayo magambo aba ashaka gutwicisha ari yo urimo uramufatiramo kangutere story rero sibyo Dumba aya magambo ngiye gukubwira niyo y'ukuri sibyo uri kumva jihadi wo afite ibintu by'ibigore bimukunda bijya bimwoshya uri kumva ngiye ntabwo nakubwira jihadi niba mufunga wowe urungukiraye jihadi se ndimo ndavuga ngo bamufunge ko ndimo ndavuga ngo acike kuri ibyo bintu agose banamufunze ngiye hari amazi amvomera banyarwandakazi ngira ngo mwabyumvishe ibyagiye subiramo ako kantu hari amazi uzamvomera se ngira ngo mwabyumvishe rero banyarwandakazi amagambo yaje tuba turimo turitwikira nta birenze urumva nagira umuntu wanga jihadi ngo kubera je uri umwe mu bantu buriya Dumba banagihukira ku kantu k'icyo gihe ibintu bamvuzeho ngira ngo urabyibuka byari bikomeye cyane ese byabyujemo bakuvuze wiki kandi wabyibukije igihe wansigaragaho uri umwe bavugaga ngo icyari ko bitari n'ibintu bizima ko bitari n'ibintu by'ino ndibuka ko nibwo bwa mbere namenye ko amazina yawe ari amakongomani ari naho hahereye uwo ngo kunyambura ubunyarwanda siko bimeze
ase niba uri umukongomani kubera icyo utari fieri. ariko sha Dumba ariko wari uzi ko umuntu wakwambura ubunyarwanda ntaha batandukaniye no kukwica wowe. Neza kubera icyo amazina yawe ari amakongomani man. Dumba Kara have wirengaho ngaho. nawe umeze nka Godfather. None se kufite abana bitwa ba Kendra rye ni Inyarwanda. Oya Bafite uko banyita umuntu ushaka kubireba azakire kuri mu marebe. Banyarwanda tugiye gushyiraho momo ya Kasuku kugira ngo abantu barebe amazina ya Kasuku nyakuri. Yewe umva se Dumba nta bintu byanjye nyamfekinga, nta bintu byanjye, ibintu byanjye byose biri hazarani birahabona. Tugiye gushyiraho momo ya Kasuku kugira ngo umuntu arebe amazina ya Kasuku nyayo, arebe niba ari amakongomani cyangwa barimo baramwambura ubunyarwanda nk'uko arimo aravuga. Narashyiraho nimero ya Jess Kwiza wa Mipango. Ndashaka ko mumenya ko buri munyarwanda uri muri Canada around Montreal area, waburi hepfo za Shikutimi, waburi za Quebec City, waburi za Drummondville, zaburi za Longueuil, akabari ka mbere ugomba kujyamo k'abanyarwanda kitwa +250 kari ahantu hitwa Longueuil, ni 888 Rue West, Longueuil, Quebec. Iyo niyo full address. Mbabaruza ne Brian arari hano nguri arimo aravuga